Shalom, 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 shalom. Waramutse gute? Nizera Imana ko waramutse neza. Reka mbe mu bantu ba mbere kukwifuriza igitondo cyiza cy'umugisha, cy'umunezero uva kuri Kristo. Nanjye naramutse neza, ndashima Imana. Turashima Imana ko yakomeje kuturinda ijoro ryose. Ubu turi ku munsi wa 4. Amen. Turi ku munsi wa 4 Imana yawe duhaye. Ni muri ya gahunda rero yacu nka Muhoza TV. Waramutse. Reka dusenge. Tugiye gusenga, twigana ijambo ry'Imana akanya gato cyane, ubundi dufata akanya dusenge nk'ibisanzwe. Imana nziza, Imana ikiranuka, Imana ishoboye byose, Imana ivuga bikaba, yategeka bigakomera. Ndagushimira kubw'uyu munsi uduhaye umunezero. Papa uyu muvandimwe turi gusengana wamurinze, wabanye nawe mu ijoro ritari ryoroshye, ariko Papa ukomeje kumwigaragariza, ukomeze kumuha ubuzima nyabuzima, ukomeje kumuha umunezero nubwo hari igihe ibintu biba bigoye, ariko mwereka kuri Imana imukunda kandi muba hafi. Shimwa Mwami Yesu Kristo, rero ndakweretse akanya gato tujye kuganira ijambo ryawe. Utwigaragarize Papa, udufashe twumva amagambo ushaka ko twumva kuri uyu munsi wa 4 watugeneye. Nabari ubushake bwacu, ahubwo Data bari imbaraga zawe. Reka imitima yacu ifungurire kumva. Amen. Tugiye gusoma ijambo ry'Imana. Dusanga mu gitabo cya Yohana. Imana ishimwe cyane. Ibice 14 umurongo wa 1 haravuga ngo, nimuhagarike imitima yanyu, mwizere Imana nanjye munyizere. Reka dusubiremo rimwe. Nimuhagarike imitima yanyu, mwizere Imana nanjye munyizere. Aya ni amagambo yavuzwe na Kristo, cyangwa se yavuzwe na Mesiya, umugabo umwe wenyine wahisemo kuba umuntu. Uzareba muri ino si abantu benshi bifuza kuba nk'Imana, abantu bagashaka ngo tubapfukamire, tububahe, ariko Imana yahisemo kuba umuntu. Amen. Kandi noneho ngo si yaba umuntu usanzwe, kuko ijambo ry'Imana ratubwira ngo yagize agaciro ngo kari munsi yake imbata. Yagize agaciro kari munsi yake imbata. Abantu bazi Ikinyarwanda, imbata, ubundi imbata y'umuntu yari niwo twavuga ubu ngubu, yari nk'umugaragu, ariko umugaragu noneho Kristo yagiye aba munsi y'umugaragu. Amen. Imana ishimwe cyane. Rero dusomye ijambo uyu Kristo avuga ngo nimuhagarike imitima yanyu, ngo mwizere Imana nanjye munyizere. Niwe muntu kuri ino si abantu bizeye ntibakorwa n'isoni. Kristo w'i Nazareti niwe muntu utarigeze ubeshya, wavuze ngo nzapfa agapfa, akavuga ngo nzazuka akazuka. Haleluya. Uwo muntu niwe uri kukubwira ngo wihagarike umutima. Reka nkubaze muvandimwe, reka nkubaze inshuti yanjye, niki gitumye uhagarika umutima? Uri umukristo. Niki gitumye uhagarika umutima wizera Imana? Humura, humura. Muzaniye ijambo rikubwira ngo humura, izere Imana, wizere na Kristo, ubundi ureke guhagarika umutima. Hari igihe dukomeretswa n'abantu, cyane cyane bikunda kubaho kubera tujya tugira abavandimwe tuganira nabo bagiye bahura na depression. Ukumva yahuye na depression y'urukundo, yakundanye n'umuntu arangije aramutenguha mu minota nyuma bari bafitanye ubukwe. Bikaba yumva ko yakiyahura, akavuga ati sinumva ukuntu nzamubona ari umugabo w'undi mugore atari njye ashatse. Ni byiza gukunda umuntu, ariko ijambo ry'Imana avuga ngo wiringire umwana w'umuntu avumwe. Bene Data, mujye mukunda ijambo uko rimeze. Umuntu uramukunda, ariko ujye wizera Imana. Amen. Kuko umwana w'umuntu ni umuntu. Umuntu ntabwo ari marayika, ibyo byo uzabimenye. N'abandi pasiteri, n'abandi apostle, I'm not an angel. Ntabwo naba angel, ntibishoboka. Gusa Kristo yaje muri njyewe, abasha kunkoresha ibikwiriye. Gusa si bivuze ko I'm perfect. Oya, ndakosa. Muhoza ndi umunyabyaha, muhoza nkora ibyaha binuka, ariko Kristo imbabazi ze zihora zinyeza. Ni ukuvuga ndi umuntu unyizeye, anytime ushobora kugutenguha, ariko niwizera Imana, niwizera Kristo. Mbere na mbere Imana. Sinanze ko wakunda umugabo wawe, sinanze ko wakunda abana bawe, sinanze ko wakunda umufiance wawe, gusa ntuzigere umukunda kurusha Imana. Ntuzigere umuha umwanya wagahaye Imana. Uzamugire second priority. Niyo mpamvu niho uzagera kure.
n'ibibazo nibivuka hagati y'umugabo wawe mubana mu nzu, hagati y'abana bakakunanira, ntabwo uzaba stress ku buryo washaka kwiyahura. Uzavuga ati njye mfite Kristo arampagije, iba arabibona. kandi mubwiye iri jambo uzaritekerezaho nura niyo situation. Uzibuke ko Muhoza yakubwiye ngo ntutinye, nuko ku mutima wizere Imana, wizere Kristo. Amen. Umugabo bita Mose yizeye Imana yaramubwiye ngo ukubite inkoni ku rutare. Ariko ubwo murumva atari agatangaza nshuti? Reka tuvuganeho gato tuganire. Urumva atari agatangaza kugira ngo haleluya, kugira ngo Imana ibwire umuntu ngo ukubite ku rutare. Ibaza urutare ngo ruravamo amazi. Umugabo w'Imana Mose ngabikoze, amazi arahava. Mbese hari situation urimo imeze nk'urutare? Mbese hari situation urimo imeze nk'inyanja itukura? Mbese hari situation urimo imeze nk'intare zasamye? Mbese hari situation urimo imeze nk'umuriro? Niba uri muri situation ikomeye gutyo nshuti, we turi kuvugana, Imana yabwiye Mose ikavura amazi mu rutare, iri muri wowe, iracyahari. Imana yafashe Daniyeli ikamukiza intare, iracyahari, irashaka kukugirira neza. Imana yafashe Meshake, Shadrake, Bedenego ikabagirira neza, iracyahari, irashaka kukugirira neza. Imana yambukije Abisiraheli inyanja itukura, iraje ngikwambutse ibyo bibazo uhura nabyo. Uyu munsi wa kane ndakwinginze izere Imana. Let you put God first. Ijambo mu itangiriro aravuga ngo mbere na mbere Imana. Urashaka kuzabaho ubuzima bwishimye nshuti, kamubwire kwizera abantu ntacyo bitwaye, ariko Imana yizere kurushaho, kuko umwana w'umuntu uzaye niyo muri gusezerana muravuga ngo tuzatandukanwa n'urupfu. Amen. Ni ukuvuga iyo umaze gupfa, uwakwitaga sheri, wakwitaga amazina y'urukundo menshi, yemerewe gushaka undi mugore akamwita amazina yakwitaga, kandi akenshi niko bigenda. Ariko Imana ndi kukubwira kuri uyu munsi wo kwa kane, nuyizera ukayihanga amaso, no mu rupfu muzabanayo. Burya tugira abantu bajya badufasha, tukarwara bakadusura, tukagira ibibazo ariko hari ibintu bitabaho. Nta muntu wakurwarira. Umugore wawe ntabwo warwara kanseri ngo ayikurwarire. Umugore wawe ntabwo wapfa ngo avuge ngo reka ngo ube muzima ngo ngenge mu isanduku. No. Uragenda tukagushyingura. Ariko iyo wizeye Kristo w'i Nazareti, avuga ati mwana wanjye turi kumwe, mwana wanjye ndagukunda. No mu gikombe cyitwa baga, Uwiteka najya abasha kuhavura amasoko. Ndakwinginze muvandimwe uri kunyumva aka kanya, wowe uri kumva Muhoza TV, ndagusabye winginga kuri uyu munsi wo kuwa kane, reka Imana yo mu ijuru ikuvubura isoko y'umunezero uyu munsi, ukunezeze, iguha ibyishimo, iguha umugisha utagabanyije. Icyo ukora cyose kikubere cyiza, ibyo ukoramo byose bikubere byiza. Ku kazi Imana igusukeho feva zayo, ku ishuri kwambika igikundiro, ubwenge, imbaraga mvajuru zikugaragareho. Ntutinye, wizere Imana na Kristo ari hafi kuza. Nanaza azaguha ubugingo. Uri mu isi azakunezeza. Numara no kuva muri uyu mubiri uzabona ubugingo bw'iteka. Mbese hari ikibazo ufite cyo kwizera Imana? Don't worry, don't fear. Focus on Jesus. Jesus is going to make you happy. This day you are going to enjoy at the fullest. Ugiye kwishimira urukundo rw'Imana. Iri ni ijambo nasengeye, ndagusaba ngo niba bari gufashije ujye urisharingira inshuti zawe. Hari abantu bababaye, hari abantu bakeneye kumva amagambo ava mu Mana kugira babohoke. Hari abana benshi barwaye depression, ariko Kristo aravuga ngo nimutinye kuko ndi kumwe nawe. Ngo mwizere Imana, ngo nawe mumwizere. Kristo tumwizere. Imana ishimwe cyane. Niryo jambo nendaga kubwira kuri uyu munsi wo kwa kane. Izere Imana nizagukoza isoni. Dawidi yaravuze ngo nari umusore ariko ndashaje, sinigeze mbonaho umwana w'umukiranutsi asabiriza. Wari uzi ko iyo wizeye Imana nshuti yanjye, n'abana bazagukomokaho bazarya imigisha iva mu Mana yawe. Reka twisengere, reka dufate akanya dusengane. Nyemera dusengane. Imana nziza, Imana ikomeye,
Imana ishoboye byose, Imana ivuga bikaba, yategeka bigakomera. Ndagushimira kubw'amagambo meza twumvisha avuye mu kanwa kawe. Rero Kristo, ndakwereka uyu muvandimwe turi gusengana ngo umuhe umugisha mu byo akora byose, umuhe guhirwa mu byo akora byose. Ndamusabira amahoro yo mu mutima, ndamusabira ubutsinzi mu buzima bwiwe. Uyu munsi wo kuwa kane ndamusukaho ubwiza bw'ijuru, ndamusukaho feva, igikundiro cyawe hagera hose bamubonemo shining iva mu ijuru. Ibyo avuga byose avuga n'ubwenge, ntakavuga amagambo y'ubupfapfa, ntakavuga amagambo y'urukozasoni, ahubwo ajya avuga ati dore umukobwa w'umuhanga, dore umusore w'umuhanga, bitewe n'amagambo ava mu kanwa k'Uwiteka agiye gusohorera muri we. Urakoze Mwami Yesu, amen. Ndakwifuriza umunsi wa kane w'umugisha, ndakwifuriza umunezero n'umuryango wawe n'inshuti n'abavandimwe. Reka iri jambo niba ryagufashije uriho inshuti zawe, kandi ntiwibagirwe gukora aho hasi ukore subscribe, ukore like, unatange comment, twumva uko waramutse ujye uyifata n'ibikubohora, kuko hari benshi bamaze kutwandikira kibabohora, nawe wasanga ari umugisha kuri wowe. Be blessed. Muhoza Olivier, ndagukunda cyane, gusa Kristo w'i Nazareti wapfuye akazuka we agukunda kurushaho. Amen.